twongeye kubiyegereza mwese hano mu Kirambi TV ndabona mwitabiriye muri benshi ndabona munambaye munaberewe mwambaye amahuzu ajanye n'umuco wacu ico ni ikintu twagira ngo tubashimire mu by'ukuri muzahore musa neza nkuko musa ubunyine rero tugiye kuganira bisanzwe tugaganira bijanye n'umuco wacu umuco murabuzi ko ari ikintu c'ingenzi kandi tugomba twese gushigikira no gukangurira abantu benshi bakunda kuwitaza cyangwa kutawukurikiza umuco ni ugira abantu iyo nta muco nta bantu nuvuga ngo iyo nta muco iyo nta muco nta bwoko ubwoko bwirwa niki n'umuco tuzumvikana ngira ngo muri aka kanya nagira ngo mbabaze kubijanye n'ibintu bitandukanye hari ibintu bitandukanye nagira ngo nze kubabaza ndabona hari abantu bambaye masapu abafite inkoni ese kuba ufite inkoni no wambaye n'isapu bisobanuye iki ku muco wacu w'ikinyamurenge inkoni ni abasaza baza bagendana ishapu yonyine ni ishapo isa neza ni sapisa nose ko ufite inkoni kuko umaze kubivuga uri umusaza oya ntabwo uri umusaza ariko wayitwaje ni ikintu kigaragaza umuco wacu ngira ngo bienvenue nawe hano yakunganira ese kuba ufite inkoni bisobanura iki umuco wacu komba nyine ndumu inza fizi inka inza ndi ragira avuze ko inkoni mu by'ukuri ari ikintu ikimenyetso kigaragaza umworozi uba ufite inka muzi ko n'abanyamurenge hafi ya bose ari aborozi twagira ngo tubaze n'abandi hano murabona baraberewe basa neza ese kuba mwambaye gutya bisobanura iki mwambaye impande bisobanura iki kuba mwambaye gutya ese niwo muco wa kinyamurenge niwo muco wa kinyamurenge ni ukuvuga ngo umunyamurenge umenya yuko yambaye utambaye gutya ntiwamenya ko ari umunyamurenge wabimenya umuzi iyo usanze umuzi uramumenya ariko utamuzi tushobora kumenya atambaye gutya ariko umuntu wese yambaye gutya wavuga wakubwira ko ari umunyamurenge ati iyo wambaye kuriya byorohera abantu kugira ngo bamenye ko uri umunyamurenge reka tubabaze amajambo make y'ikinyamurenge ngira ngo ndabona hano imyaka si mike cyane ariko bizenda mwogerageza kugira ngo mubashe kwimenya cyane cyane ahera hano ese mwaba muzi amoko cyangwa se amabara y'inka tayuzi nta nimwe uzi ukwisi wowe umweru umukara haba inka y'umweru haba y'umukara hakaba n'uwa wa shokora hakaba na shokora ni ukuvuga ngo wibutse irangi ry'umweru iry'umukara n'irya shokora n'irya shokora sinzi namwe niba hari abandi mabara y'inka muzi nayo ntayo muzi ntayo mwibuka nanone twagira ngo dukomeze tubabaza ijambo rito cyane kugira ngo nk'abantu babaye aborozi bazi iryo ijambo ikibuga ni iki ni katere ni naho inka cyangwa ahantu baza bagira ibirayi cyangwa ahantu bazasoroma ikibuga ni litere ni ahantu basoroma ibigori basoroma imbuhu inkeri basoroma iki bazasoroma
ibirayi bagasoroma ibishimbo. kuri wowe ikibuga ni umurimo. Akaba n'ikibuga ahantu inka zazigenda zazijya nyine inka zishobora kuryamamo zikaruhuka zitwa ikibuga. n'ahantu bakina akabumbu. n'ahantu bakinira akabumbu naho hitwa ikibuga. ese uruhongore ni iki? inka zigira amahembe. ati kuri we inka uruhongore zaba ari inka zifite amahembe. ari amahembe zifite amahembe. reka nanone dukomeze, ndumva umuco abenshi barabyibagiwe, ariko ubu tuzegera abantu bakuze bazatugezaho ibyo bisubizo byanyu kugira ngo mubashe kumenya icyo bisobanura. reka nanone tubaze ku bijyanye na hano mu mahanga aho muri, murabona mutakiri iwanyu, mwahuye n'imico itandukanye, hari abana mwigana, hari amusengana. ese ni ikintu mugaya cyane hano aho muri kijyanye n'umuco, imyitwarire y'abandi bantu mubana umunsi ku wundi? duhereye kuri Joyce. ni ukuntu abana bazanywa itabi bakanagira n'imyambaro yabo. abana banywa itabi n'imyambaro yabo, wowe kure usanga atari ibintu byiza. ese wowe ubibona gute? ni iki ugaya hano? jewe ndagaye ukuntu bagira utubwa iwabo. kuri wowe ugaya cyane cyane ko batunga utubwa mu mazu yabo, ubona bikubangamiye cyane? ubona wowe utashaka ko biza mu muco wacu? ye nadukubita. wowe waduhondagura ukadukubita ukatwica ukadukuraho. ni ikindi ugaye uretse gutunga imbwa? ndetse hari n'abatunga utunyago, sinzi ko utwibuka. uratwanga natwo cyane? si twiza? ntabwo nifuza no kuzakagura? n'uwo kakugabira ntugafata? wakiyicira. reka tuje nanone kuri bano basore batubwire ikintu cyane cyane bagaya hano mu mahanga mubona buri munsi, mwumva mu by'ukuri mutakwifuza ko cyagira mu muco wacu. ni iki? urumogi. bienvenue ati urumogi gute? ni gute wumva urumogi atari rwiza? ni ukubera iki? abantu banyweye urumogi baza nyine ntabwo bazaba nyine ibo, maze bakaba batangiye gukora nyine ibintu bibi, bakamahaba nyine ahantu hose, bakamahaba naho habi. ni ukuvuga ngo mu rumogi ukabahindura babi, noneho n'aho batuye hakaba habi. mbese muri make wanga ko abana banywa urumogi. ibyo si ibintu byiza. wowe ubona ari ikugaya cyane? njyewe mbona amashuri akomeza bigisha ntabwo ari byiza, kubera ko hariya amashuri kwigisha muri iwacu uzakujya ku ishuri umwana we bamukubita, kandi nibyo byiza kuko bagukubise uza wiga neza kurusha ahangaha ntabwo bazagukubita. ati cyane cyane uburyo bigisha abana batabakubita, utamwihanira, ntabwo we asanga ari byiza. mu by'ukuri guhana umwana umwigisha ni byiza cyane. gukubita umwana umukubitira ubusa ni amakosa, ariko kuri bati iyo ukubita umwana umwigisha, umwana arushaho kumva. ni ikindi ugaya cyane? ngaya ko ahangaha mu mashuri amwe batazambara za uniforme, kubera ko utambaye uniforme abantu bose ntabwo ari bamwe, kandi abantu bose ntabwo bafite amafaranga nyine nk'abandi. urumva bamwe bazaza ku ishuri bafite imyenda nyine ihenze cyane, abandi bakaba badafite imyenda idahenze cyane. bariya badafite imyenda ihenze cyane bakaba nyine
ukuva nk'ayo ari abakene ariko nk'ubu bose bafite uniforme bose nicyo kimwe avuze neza cyane ati ikintu kijanye n'amahuzu bambara ku masomo ntabwo zakabaye bimera kuriya, ahubwo abana bagomba bose kuresha bakambara amahuzu asa ariyo uniforme. Tugiye kurangiza ikiganiro cyacu twagira ngo nanone tubabaze ubutumwa mushobora kugenera abandi bana batari hano. Ese ni ubuhe butumwa mwabahereza abandi bana mungana cyangwa se muruta cyangwa baruta? Niki mwababwira kugira ngo nabo ejo muzukuri bazagende bari hange, bazagende bitonze kugira ngo batazagwa mutego, bagire imico myiza ibaranga, uzazubabona azavuga ati bari abana bafite imico myiza, tugomba gukomeza imico yacu y'Abanyafurika. Ese niki ni ubuhe butumwa wabahereza? no kumvira ababyeyi babo no kwiga neza, no kumvira ababyeyi babo no kwiga neza, bakitonda bakamenya umuco wacu. Mwebwe ni ubuhe butumwa mwatanga? ntibazibagirwe imico yabo, bazakomeze batwara ahantu hose imico yabo, rero umuco wacu ni mwiza. Avuze neza cyane ati nta kwibagirwa umuco wacu. Umuco wacu ni ukugendana nawo aho tugiye hose. Mubaraka, muzaza mwiga neza, muzaza mwe mu ishuri, muzagira amadiplome, kubera ko uzazagira n'iwacu uzagira akazi keza hariya, uzabona amafaranga meza. Mubaraka ati muzukuri nta kwibagirwa amasomo ko ejo tuzagira ubuzima bwiza ndetse twayakurikiza kandi tukazibuka n'iwacu. Wowe bienvenue ubutumwa n'ubuhe? bazakomeza n'amashuri kubera ko bamwe bashaka kuva nyine ku mashuri kunywa nyine kubera ko nyine hano ntabwo bameze. Ati iwe mugomba gukomera ku masomo ko nibwo ugira umutwe mwiza kandi ufite ubwenge, ejo bikazabwira akamaro, bikagira n'abandi akamaro. Muzukuri sinzi nimba hari ufite ijambo uri wese yuko hano ni mu kirambi, buri wese agomba kwisanzura. Nimba mwumva ko twarangiriza aha ngaha ni byiza, kandi mwumva ko twakomeza nabyo ni byiza mwabivuga. Hari ufite irindi jambo yavuga? Nta ufite ijambo? Mwese nta jambo mufite. Rero turabashimiye cyane, kandi nawe utaha mukomezanye umuco wacu mwiza. Asante cyane.